ariko ubu ngubu umuntu asigaye abaga akifasha. inshuti yabibabaye nawe ukababara, inshuti yawe yaba yishimye nawe ukishima, ukumva ko ibyishimo byayo ari byo byawe. Ariko ubu ngubu usigaye ujya no kuririra inshuti, wagenda igasigara yishimye iseka. ngira ngo ahubwo abagore muri ino minsi namwe musigaye mufite urukundo, ahari nsigaye numva ahantu ngura ni kopine wanjye ibyo rero bya kopine byaciye sinzi byakabije. uriya ngo ni twini wanjye, twini kopine. Abatwini banjye n'abakopine banjye ndabasuje cyane, ariko njye ndabakunda, mu by'ukuri ndabakunda kandi murabizi ko nta buryarya. Niyo inshuti zanjye cyangwa abakopine nabo batwindi bazanye uburyarya, mbereka ko nahari murabizi, sinjya mbyinjiramo, sinkunda indyarya, sinkunda incakura. inshuti bakunze ba Pare na Marene, mwaramutse mumeze neza? Twari tubakumbuye, kandi Pare na Marene nkuko turashimira yuko dukomeje kuba famiye, dukomeje kuba famiye imwe. Marene, umeze ute? Abanyarwandakazi bameze bate? Meze neza Pare, abanyarwandakazi bameze neza cyane. Ejo wari umunsi u Rwanda rwizihiza inshuro ya 62 twigenga, abanyarwandakazi barigenga, even n'abanyarwanda nabo bameze neza. Ejo wari umunsi wa konji, karikende kari ka prolonge, ariko abantu bagiye komera kwishimira umunsi w'ubwigenge. So rero Pare na Marene, uyu munsi mu Gaseke twabategura iki Marene? Uyu munsi ko bitoroshye Pare. Uyu munsi rero Pare na Marene twabateguriye mu Gaseke. Tugiye kuganiriza abanyarwanda. Reka ngapfundure. Tugiye kuganira ku nshuti z'iki gihe, ku rukundo rwakonje. Inshuti z'iki gihe zabaye mbi pe. Byo Marene avuga nibyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku nshuti z'iyo minsi, urukundo rw'iyi minsi. Abantu basigaye bakundana urukundo rw'urumamo, bakundana urukundo bari mu buryo butari, umuntu atavuga yuko ari uburyo buri katolike kwa. Uwo wita inshuti agasanga ari we wakubereye umwanzi. Ese Marene, ku bwawe ubona ari iki gituma inshuti z'ubu, gituma urukundo rwarakonje? Pare, inshuti z'ubu impamvu zakonje, ariko no muri Bibiliya biranditse, mu minsi ya nyuma inshuti zizakonja, urukundo ruzakonja, inshuti zizaba mbi, nta urukundo ruzashira mu bantu. Ni ukuvuga ngo nta rukundo rugihari pe, ruri gakeya ku ijana, wavuga nka 2%. Nibo mfa abantu tuvuze urukundo, ntabwo dushaka kuvuga urukundo rw'umugabo n'umugore, cyangwa se rw'umukunzi n'umukope n'umukopine. Dushaka kuvuga rwa rukundo mu bantu, ikintu cyatumaga abantu umwe abona undi akamwishimira, umwe abona undi ukumva yamwitangira, umwe abona undi umuntu yahura n'ikibazo. Ubu ngubu ugasanga abantu barahagurutse, barashikamye, bagukuye muri cya kibazo. Ariko ubu ngubu umuntu asigaye abaga akifasha. Inshuti yabibabaye nawe ukababara, inshuti yawe yaba yishimye nawe ukishima, ukumva ko ibyishimo byayo ari byo byawe. Ariko ubu ngubu usigaye ujya no kuririra inshuti, wagenda igasigara yishimye iseka. Ubu ngubu ibintu bisigaye bigoranye kuko birababaje. Ntago nzi ngo abantu twakora iki kugira ngo tugarure ubushuti buzima butari uburyarya. Rero aka kanya abantu bimirije imbere uburyarya cyane, usanga n'ukweretse ko mukundana, n'ukweretse ko muri kumwe, ariko ugasanga nawe iyo avuye ahangaha ugasanga niwe wakuvuze, yari yaje umuntu uramufasha, umuhaye umwanya mu buzima bwawe, akwitwayeho ahubwo kugira ngo umuntu abe imfura. Ubundi imfura ibikira indi banga, kumva imfura ibana n'undi mu buzima, mu gihe no mu bikomeye, mu byoroshye, mu bihe byiza, mu bihe bibi. Ni umuntu ugasanga akunambyeho, abaye umuntu wawe. Ariko bakakanya urareba ugasanga ozarantura abantu bagukikije, kisasa wabo mukorana, bamugendana, famiye se, ugashaka inshuti ukayibura. Ugasanga rero ntabwo
turi kugira ngo ibanga ry'iki gihe ntarikiriho n'ikintu nagira inama cyane cyane abagore cyangwa abakobwa nibo bakunda kwita ngo ndaruhuka ngo mbonye umuntu nduruhukiraho abakobwa mwebwe muri ino minsi nakugira inama yo gufata ibanga ryawe rikajya mu mutima wawe nsigaye mbona abakobwa mwebwe musara ukuntu ari urundi rwego mwabishyizeho cyangwa igitsina gore ibanga murashwana uyu munsi uhora ngo kopine urajya muri stade ugafata mikoro uriya yerererere uriya abantu paka abantu bose bamumenye ngira ngo ahubwo abagore muri ino minsi namwe musigaye mufite urukundo ahari nsigaye numva ahantu ngura ni kopine wanjye ibyo rero bya kopine byaciye sinzi byakabije uriya ngo ni twini wanjye twini kopine aba twini banjye n'abakopine banjye ndabasuje cyane ariko njye ndabakunda mu by'ukuri ndabakunda kandi murabizi ko nta buryarya niyo inshuti zanjye cyangwa abakopine nabo batwini bazanye uburyarya mbereka ko nahari murabizi sinjya mbyinjiramo sinkunda indyarya sinkunda incakura ok rero uri kumva esike ko bigoranye wagira iyihe nama abantu kugira ngo ushake inshuti ese kugira ngo ubone inshuti ziracyashakishwa zikaboneka ese ikintu nshaka kubabwira nimba wumva ushaka ko umuntu akubera mwiza nawe mubere mwiza wumve icyo ushaka ko umuntu aguha nawe ukimuhe nimba ukeneye ko umuntu akugirira ibanga nawe igakurigira urigirire n'abandi nimba ukeneye ko umuntu aguha umwanya nawe fata umwanya niyo waba ufite akazi wige guha abantu umwanya mukeneye kuganira urukundo mugakundana rwa rukundo rwo mu mutima ukumva ko umuntu mukunze apana uburyarya ukumva ko wakitangira umuntu ukumva ko wababazwa n'ibibi bye ukumva ko wakishimira ibyiza bye umuntu aragura ikibanza abantu ati kwa umuntu yagura inzu ati yegeje ati turapfuye amaherezo nayahe n'ubundi ayo mashyari ntago Imana ibiri buze ngo ifate cya kibanza cy'umuntu ngo igende ngo igitara ngo kijyanwe n'isuri ikibanza kigumaho ni ukuri kw'Imana abantu mugerageze kurira ndetse no kunyurwa ku byo murira ku isahani abantu banyurwe abantu bafite amashyari niyo mpamvu nta rukundo rugihari pare kumva yuko umuntu nimba umuntu afite isahani yari kuriraho ntabwo wowe aka kanya wagenda ngo yifitingemo wowe kora nawe yawe uri kuriraho kandi wa mugani w'abahungu nibo barembye gushyamba n'irigari mwareka abantu bose bagahiga buri wese agahigira ukwe n'uragahigira ukwe wese kandi mubona ibyo wese mutanu umuhigo ngewe Olivier nagenda agashinga business runaka ngomba kubyishimira kuko ejo n'ejo bundi yampera abana akazi ariko se nimugira ayo mashyari abantu bazabaho badakora bazabaho nta kintu binjizara nta kintu bagura aho ngaho niyo abantu batangiye kugira muzabaho mutekwa benshi mubizi ko mukunda gusabiriza muzabaho gute abantu nibabaho nta bukire nta kina gutera imbere none ikibazo gihari rero pare ntago kizi muri ayo mashyari y'inshuti z'iki gihe niho haviramo gutongera abantu bakabaturaho ibintu bibi niho havura no kugambanirana ugasanga umuntu mukuje mu kazi umushakiye kesi ya danje indi mushyira mu byago hahandi ugasanga ishyari ni ishyano ishyari ni ikintu kibi bibutsa ko akanwa kabi kararema nufata mugenzi wawe ukamwaturaho ibibi ejo n'ejo bundi ariwe wari kuzakugoboka ejo n'ejo bundi ukazamubona mu muhanda yarabaye imbobo bizagushimisha uzaba utandukaniye n'umuntu wishe umuntu uzi nawe uba wishe umuntu ahagaze ni ikibazo rwose ni ikibazo kandi kitari buriya nuko abantu batabizi n'ubundi uzabimwaturiraho ejo n'ejo bundi wenda amere gutya ariko hari undi uzaza akamwaturaho ibyiza byaba byiza yamwaturaho bikaganza ibyawe bibi ejo n'ejo bundi ukamubona ameze neza ukababara ubuzima bwawe noneho Marene rero nibyo nari ntangiye nari ndi kukubaza mu kanya nkubaza ese inshuti ziracyaboneka umuntu yashaka inshuti bigakunda pare byanze bikunze ntago inshuti zaba mbi zose hari umuntu gusa inshuti nziza urayibona hari umuntu uba ugukunda akagukunda ukennye akagukunda ukize akagukunda urwaye akagukunda umeze neza abo bantu barahari bagukunda nta kintu na kimwe ariko nimba bari ni bakeya kuko ubundi uko tubibona naho isi ya none igeze abantu b'iyi minsi inshuti z'iyi minsi zigukunda ukize iyo ukennye baragenda nka bya bindi bavuga ngo umukecuru uhishije ntabura abuzukuru ariko iyo barangije gufata amafunguro y'umukecuru uhishije baragenda uretse yuko wenda haboneka bakeya umwe babiri batatu bane ese mare twihereye ufite inshuti ngewe ndazifite nyinshi cyane kandi nziza nizeye
inshuti ntizeye naraziretse. ashanti ni byiza cyane. inshuti wowe se hari abo ubereye inshuti ampare yo kuburi marene kuko n'umuntu nakaje ndabibona ko atakaje ikintu kinini kandi nawe akabigaragaza. aho ngaho ni byiza. nicyo kintu njya nirata cyane, ndakirata pe pare ndakirata. none se hari ikibazo nshaka kwibaza. kera bajyaga bavuga ngo ifuni ibagara urukundo cyangwa ibagara ubushuti ni akarenge. abantu bo muri iyi minsi ko bihugiyeho ko batagisurana. ibyo bintu byarangiye byarangizanyijwe na covid yarabiciye. ibintu byo gusurana, ibintu byo gutekereza ku muntu ngo umuhe umwanya bavuga ati uriya muntu simuheruka ngiye kumureba. reka abantu basigaye barihugiyeho kubera covid yabibakuye mu mutwe. covid yararangiye kandi nakaciyeho. ariko nk'uko iyo burya abakuru ndabashimira cyangwa abanyarwanda, nanjye narabigenje nsanga ifuni ibagara urukundo ari akarenge. ntabwo naba nkorera wenda dizo Nyarutarama cyangwa mu mujyi mfite abantu hose aranturu 5-6 dukorana nitwa ko ari inshuti, ariko nkaba nshobora kuba nabwira umwe ngo narwaye vayo nde place akaza ayoboza, cyangwa se nagize ikirori vayo gire wa muntu mubano akaza ayoboza. ugasanga filime zira abantu bakomeza kwihugiraho, ntushobora gusura mugenzi wawe. ntabwo umvuze ngo umusure buri munsi cyangwa bigende gute. gerageza gakeya gashoboka umusure, muganire, umenye n'abana be, umenye n'iki. kera wajya wangura n'umwana wa runaka kuko umuzi wahura n'umwana yagize ari mu byago cyangwa se ari no mu bibi, ubuyobe bureze muri no minsi ukavuga ngo umwana wa runaka ukamukebura. ariko ubu ngubu umuntu ashobora kubyara abana akagira 3-4 nawe mushuti wawe nawe akagira 3-4 nta n'umwe uzimo kandi ngo ari inshuti. rero niyo mpamvu ngiye nabwira abantu bongere bagerageze bagure ifuni bagara ubushuti n'akarenge, musurane, mumenyane, muganire. ntabwo umuntu mutaganira. urwango n'ukuri turureke pare, urwango turureke mana isi nijoro. nimba ari ikintu kijenana, ikintu kigora kugenda wumva ko hari umuntu ufitanye nawe ibibazo, kugenda wumva kuri bwicaza abantu ukababwira ububi bwa wera, ububi bwa pare, n'ukuri ko Imana ntushobora gutuza mu buzima bwawe. nta n'ikintu warya wishimye ukirya utekereza kuri uwera. abantu bagira jaruzi bo, abantu bagira jaruzi bo ntabwo ushobora gushyira umutima amaraso ku mubiri, kuko ntabwo wicara ngo unyurwe umenye ibyo ufite wapi. uhora aho kugira ngo utekereze ku isahane yawe cyangwa ku buryo ki wowe waguriye ikiyiko, urababazwa na mugenzi wawe waguze isafuriya. aho kugira ngo utekereze ku buryo ki wowe wagura moto cyangwa wagura imodoka, uratangira kubazwa n'uwaguze igare wenyine, arakugira ijinyoro, utangira uhekenya amenyo. ubure n'umwanya wo gutekereza uburyo nawe watera imbere. ntabwo ushobora gufata umwanya wawe ngo witekerezeho, aho kugira ngo ufate akanya ugende umubaze ibintu babigeraho mute, wabigezeho ute, uratangira ukamutega iminsi. buriya se muje mukabibona ejo yiguriye irimbi yigeze, kandi iyo modoka ejo nibwo imvura nigwa azagucaho ku cyapa uri nkudepoze ugira uti nkugire. iterambere rya mugenzi wawe ryagakwiye kuba ibyishimo byawe, kuko rero nubwo ni ibya mugenzi wawe ariko wakagize ishyaka. hari abantu bajya banguha yabaho ishyari, ngo ishyari ribi n'ishyari ryiza. nta shyari ryiza ribaho, ishyari riba ari ishyari. ahubwo wowe ngo mwige kugira ishyari ryiza. nta shyari ryiza, gira ishyaka. ahubwo ubwo se ishyari ryiza nuko ubona mugenzi wawe yaguze imodoka no gatuba ngo nzagura ririya bara yaguze. gira ishyaka, umenye ngo nawe nimba yabikuye mu gukora cyane umwegere, uvuga ati kuko yakoze nanjye ngiye gukora nkawe. nawe ugira ishyaka, unamwegere. ibitekerezo birakenewe. nta mugabo umwe. ikintu kikubwira abantu b'ishyari nta nshuti, nta bantu yegera. usanga ubona ari nyakamwe, ahubwo atunzwe no kugira ngo ahora ajinyora abandi icyo yagezeho, icyo yagize te. mwabonye bya bikweto yari yambaye, mwabonye bya bibubu yari yambaye. wowe n'uwo ufite n'ubushobozi bwo kwigura agatenge ka musazi, urimo uranegora mugenzi wawe waguze ibubu. aho kugira ngo utekereze uburyo ki nawe wakigurira ibubu, n'inzira yabicishijemo, kuko kwiga ni ukwigana by the way. ariko wowe uri aho ngaho wasaze, ubabajwe urimo kuravuga ko yambaye nabi ibubu mbi.
yaguze ibihumbi 200 wowe na kawakisi k'ibihumbi 8 cyangwa 15 kakunaniye. Ikintu nzi ni ijambo ry'Imana rivuga mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Niko bemeze ubundi itegeko ritayandi. Umuntu wowe ukamwanga n'ubundi iryo juru rwose mushaka ntaryo uzabona. Umuntu ufite urwango muri we niwe muntu wa mbere utazabona ijuru pe. Ubwami bw'ijuru ntuzigera ubugera. Nese ugira ngo inyatsi waturira ku bandi imishinya ugira gute si wowe bifata bwa mbere. Ikintu cyose ukoreye mugenzi wawe tukiri muri ino si nikanzu njya bibwira abantu nikanzu ubudodesheje kandi ubugomba kuzayambara. Iyo umuntu yidodeshereje umwenda bagomba kuzawambara. Urabudodesheje ngo mwambike wera no niwo uzawambara kandi ukubera ugukwire icyo kimwaro kigera ahantu hose kuri wowe. Ya rero urumva ni ikibazo inshuti bakunze ba Pare na Marene birakwiye ngo twongere tugaruke dusubize agatima impembero tugire urukundo tugire umubano. Ikibazo cya mugenzi wawe gifate nk'icyawe. Birababaje Sofa aka kanya umuntu aba afite abana bereye se wabo abe barimo ugasanga abana be barimo bariga ariko babana ba murumuna wawe cyangwa ba mukuru wawe bishuri byabananiye. Abana bawe barimo bariga Harvard ariko wowe ntabwo ushobora no kumugenera bwa bufaranga bukeya bwo kugira ngo nibura umwana aba ari no muri iyo 12 years. Sibyo igihugu cyacu cyadushyireho umurongo ku buryo buri munyarwanda wese agomba kwiga. Ariko noneho aka kanya hari na famille zikenye Marene ku buryo zidashobora kubona n'ibikoresho. Kandi wowe uwa wari kwiga ahantu heza wagakwe no gutekereza no kuri izo nshuti ugatekereza kuri abo bantu badafite n'izo nkweto umwana yajyana ku ishuri ukavuga ati byibuza hari utwo nakorera bari ukumva uri kwikunda wenyine n'umuryango wawe. Gutanga bitanga umugisha. Gutanga ariko bitacyuriranye. Oya ndi kuvuga nyine umuntu utamucyurira. Gutanga ikintu kivuye ku mutima. Apana ikintu kiri ku munwa ngo kuko namuhaye ngiye kubivuga ahantu hose babibona. Ubwo ndi kuvuga ni case ba bantu bagira umutima utanga bakomeze batange kuko ibiganza ngo bitanga ibiganza bitanga bibona nabyo bihabwa umugisha cyangwa se bibona ibiza. So rero ku giti cyanjye nka Pare nabwira inshuti abavandimwe twongere tugarutse twongere twubure urukundo tugire urukundo muri famille aho tuvuka tugire urukundo aho dukorera mu baturanyi wongere tugire ishyaka ryiza. Umuntu nimba hari ikintu yagezeho umubwira uti bravo umuhe credit umubwira uti felicitation vraiment. Umuntu agukunda ukora wareka akaza akakwanga ibyo bintu se subiza ko ari byo byeze nyine azo ni za nshuti. Umuntu kuvuga ngo uriya ngo atinyisha amafaranga bizi ko nta nakazi. Ni hahandi tuvuga yuko ni hahandi ni za bundi inshuti z'uru gutatu Marene. Inshuti n'eshatu hari inshuti mizi inshuti mababi n'inshuti mashani. Inshuti mizi ni za zindi zikugumaho mukabana mu bibi no mu byiza ureba utareba wacitse ukuguru utagucitse uri impumyi utari impumyi wacitse ukuboko utagucitse mukabana bakakurwanira ishyaka. Ariko za zindi inshuti mababi inshuti mashami zo ziragenda ibibazo iyo bije kada bitanturukaho uriya muntu yagize iki ararwaye atandushya mugemurira. Ikintu nakifuriza abarwayi mbasabiye murwazwe n'Imana. Umuntu warwajwe n'Imana ntasabiriza ntababara kuko inshuti zitamugezeho kandi Imana iramukiza. Rero inshuti bavandimwe Marene sinzi nimba ari message waha abantu kugira ngo bongere babyure urukundo rugaragare mu bantu. Sinzi message watanga dusezera. Ikintu ngiye nabwira abantu ku bintu bijyanye n'inshuti muri no minsi biragoye. Nubona inshuti yawe iyo wita ngo inshuti yawe ukabona ni inshuti y'indyarya umuntu arayibona gerageza kuyirinda uyihe limite uyirengagize. Nimba mwahuraga 2 mu cyumweru ubihagarika uvuga ati wenda rimwe mu mwaka umenye ko umuntu inshuti mbi nta kintu kugezaho niyo kwirwa ikwaturaho ibintu bibi niyo kugutongeraho amagambo mabi niyo ntifuza iterambere ryawe nta kintu kizana kimwe yakwifuriza. So amagambo mabi rero ararema murabizi neza aho kugira umuntu akomeza kuzinga kwaturaho ibintu bibi wamwirinda. Inshuti nzima zirahari Imana ibizayizana ko nta muntu waremwe kubaho wenyine.
imana ibizayikuzanira. Mwige gukundana n'ababakeneye, donc mwige kubaho mukenewe, aho mudakenewe muhave. Nicyo kintu nababwira. Okay, Marene rero arakoze, Marene arakoze, nawe aratubwiye ati bana n'abashaka ko mubana, ariko n'abandi badashaka ko mubana uberera imbuto nziza. Ntutukane nabo, wowe delivaringa ibyawe bishoboka. Nimba ufite ibirori ubatumire musangire ibyo ufite, niyo batagutumira ngo wowe usangire nabo ibyo ufite. Gerageza abantu berera imbuto nziza ishoboka, noneho wowe udelivaringa abantu ibyiza byose. Ro pri maximum washobora gutanga ubitange, ubaha abantu bake. Za mbuto zawe wagize nabo bazagera aho babone yuko hari imbuto bizaberera. Wabandi nawe wari mubi, nawe ugere noneho nawe arebe yuko hari ibyo yakwigiraho. Nawe wenda hari igihe yasubiza agatima impembero akavuga ati kubera iki ngewe ko mbona runaka yitwara gutya, ko mbona mwanga we akakomeza akanyerera imbuto nziza, ko nifurize arwara simusura ariko nge narwara kansura, nawe agera igihe yikubita agashyi. Rero nicyo nababwira, ikintu nababwira, ifuni bagara urukundo n'akarenge, mureke dusurane. Tito Majine kuba wamara ukwezi kumwe amezi abiri utarabwira abantu, utarabwira famiye imwe runaka ati ndagusuye. Abantu twerekana abantu urukundo rwa nyirarureshwa. Umwana yashaka tukamwereka ko twuzuye itente, ariko akamara amezi 5 nta muntu uramusura, nta muntu uramugeraho. Tugerageze tubibe urukundo. Ibyo tubiba nibyo bizatugarukira. Uko amfiramizi rubiba urukundo ruzakugarukira. Nukomeza kubiba ayo mashyari n'uburyayo nabyo bizakugarukira. By the way, umenye yuko imbuto uri kubiba arizo zizakugarukira. So Pare na Marene nakagaruka, turabakunda cyane, ariko Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo dupfire kubera urukundo. In case twebwe aka kanya tutagikundanye, natwe turimo turashyira ihisi yacu ku iherezo, turimo turashyira ubuzima bwacu ku iherezo. Please gerageza ukunde mugenzi wawe nkuko yikunda ubwawe, musangire duke ufite, nawe Imana izaguha umugisha twa duke wasangiye nawe. Ejo ntabwo uzamenya aho byavuye, ejo Imana izakugenera utundi. Kandi tureke kugerageza kumena amasahani ya bagenzi bacu, aho runaka arira ngo wumve yuko wahafunga. So ukamuteranya n'abantu, ngo ahantu hose ukajyayo ukamuteranya n'abantu. Nta muntu ujya uhagarika umugisha ni nk'imbeho, nahafunze imbeho. Umugisha uravukanwa. Ikintu ngiye nababwira, umuntu ufite inshuti nziza ukumva iyo nshuti yawe koko ni inshuti, buri wese azikureba, yigumeho uyikunde kandi nawe uyishimishe. Nimba ubona ko ari inshuti uruhukiraho, nimba ubona ko ari inshuti ibana nawe muri byose, yirengagiza ibyayo. Imundi Pare, inshuti irigomwa, inshuti iremera ikibabaza kugira ngo ishimishe inshuti yayo. Iyo nshuti rero nimba uyifite, yigumeho kuko ntazi igihari zarabuze. Ugira amahirwe yo kuyibona, ni umugisha. Yigumeho uyisengere. Nge inshuti zanjye ndazisengera, ndavuga ni Imana, ni tujye no gura inshuti zanjye, ni ubane natwe no mu biganiro tuyobore, ni gutyo mujye musenya inshuti zanyu, muzikunde, muzikorere buri kimwe. Icyo wumva ukeneye nawe ugitange, ubundi murengo muzabaho mwishimye, muzabaho mu munezero pe. Murakoze cyane rero Marene. Bye, turi kumwe. Inshuti za Pare na Marene, mukomeze mukore subscribe, share ndetse na comment. Nukuri ko Imana no YouTube channel ni yanjye, ni yawe, ni yanyu twebwe Abanyarwanda. Muyikunde kandi muyikundisha abandi.